kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zacu zose. Urakoze cyane. Nizere ko utari bwongeye gukina ya mikino yawe. Arangije aramureba cyane. Ati mama nta kindi kintu muri bwongere kudutuma se? Umugabo atarahazi. Twese turahazi nta kintu turi bwongeye gufata. Umugore ati ngende ndumva hari ikintu nshaka. Umugabo akomeza ukuboko k'umugore cyane. Aramufata mu buryo bugaragara. Umugore atangira gutumiza bimwe mu bintu ashaka ko bamuzanira. Umuseriveri nawe atangira kwandika. Amaje kwandika, umugore nawe niko akomeza kumubwira. Umugabo ari kumureba nabi cyane. Umuseriveri arandika, amaje kwandika, avuga ati ariko ndatekereza hari ibintu bimwe na bimwe wantumye tutari bubashe kubona. Umugabo avuga ati mugerageze murebe ko mubibona. Ibyo byose ndabishaka. Umuseriveri asa nkaho arebye inyuguti za mbere zibanza mu bintu byose yamutumye. Abonamo ijambo. Hasa nkaho hari icyo ashaka kumubwira. Umuseriveri ati reka ngerageze. Ndumva namaje kubona icyo washatse kutubwira. Reka ngerageze njye kubizana. Umugabo ati nakubwiye ko nta kindi kintu dushaka kuri aya meza. Nta kindi kintu dushaka ko uzanaho. Umugore ati ariko njye ndashonje. Umugabo ati ahubwo genda uzane fagitire tukwishyure ibyo twamaje gufata. Wa mugabo afashe akaboko ka wa mugore. Umuseriveri aterura ikirahure amena amazi ku mugabo. Ati reba nk'ibintu ubukoze. Umuseriveri asaba imbabazi. Ati mumbabarire sinabishakaga. Umugabo ati mana yanjye ibi koko ni ibiki? Arangije abona ko nta kundi yabigenza. Abwira umugabo ati ukomeze wicara aho ngaho ndaje mu kanya gatoya. Wa mugabo aragenda. Umuseriveri yaragihagaze aho ngaho ahita arambika hasi ibyo yari afite. Atangira kubaza wa mugore ati noneho ubu ngubu wakiruka. Haguruka wirukanke. Ati se ndirukanyira hehe ko ahantu hose hano muri iki gice bahafite mu biganza byabo. Ati genda. Amuhereza urufunguzo rw'imodoka. Genda ujye muri iyi modoka urayibona iparitse hano hanze. Wa mugore ahaguruka yirukanka aragenda. Umuseriveri nawe aterura ibyo yari afite akomeza akazi ke. Aho kanya batwereka abagabo babiri. Hari uri muri kontwari n'inyuma yayo. Uwo wari inyuma yayo wambaye ikositimu ni manager w'iyi resitora. Umukobwa yamubwira ati hano hari umugabo uteye ubwoba uhari. Umugore we ansabye ubufasha ariko ndabona biteye ubwoba cyane. Manager amubaza ati uwo mugore ari hehe? Undi nawe amusubiza ati uwo mugore ari hanze mu modoka yanjye. Wa mugabo ahita agaruka arambwira ati dore nguriye, hamagara polisi dore n'uriye. Manager wa mugabo bisa nkaho amuzi. Wa mugabo arahindukira ati ari hehe? Umuseriveri ati ntago nzi ahari. Manager ahita avuga ngo genda umurebe hari hanze mu modoka y'umweru aho twinjirira. Wa mugabo aravuga ngo ndamwigisha isomo ku buryo atazongera kwirukanka n'umunsi n'umwe. Wa mukobwa ati umubwiriye iki aho yarari? Kuki umurangiye aho ari? Manager aramubwira ati uriya ni umuhungu wa meya. Dushobora kwibeshya gatoya tugakora ikosa rimwe bikagira ingaruka hano ku kazi kacu, bakaba badufungira bagafunga hano hantu by'iteka kandi twese twabura akazi. Wa mukobwa ataragira aho ajya manager aramugarura. Amaje kumugarura aramubwira ati ntiwongere kugira ikosa na rimwe ukora. Uriya mugabo n'uriya mugore bihorere. Ibyo ni ibyabo. Umukobwa ariko yumva arababaye cyane. Atekereza icyo yakora yumva arakibuze. Ako kanya wa mugabo arasohoka. Amaje gusohoka ageze hanze umugore akimwumva
ahita agira ubwoba arikanga, aramubwira ngo nasohoke mu modoka. Umugore aramubwira ati wandetse njyenyine, njyewe sinyishaka kubana nawe, ndeka njyenyine. Wa mugabo ahita aza afungura imodoka imbere, amaze kuyifungura umugore aramwitegereza agira ubwoba. Wa mugabo atangira guca zimwe mu nsinga z'imodoka kugira ngo umugore ataza kuyatsa akagira n'aho ajya. Umugore arabireba bimutera ubwoba cyane. Wa museriveri nawe ubwo niko manager we yamubwiye ngo ntiyongere kugira aho ajya, aracyahagaze, yabuze icyo akora n'icyo areka. Arahindukira afata amwe mu macupa yari aho ngaho atangira kuyamenagura ayakubita hasi. Manager arikanga, aramubaza ibyo ni ibiki uri gukora? Wanze ko mfasha uriya mugore kandi ari mu bibazo, ngiye gufata no macupa yose ari hano nyamenagure. Manager aramubwira ati iryo cupa rishyire hasi, iyo ubuze ukuntu iyo nzoga ihenze ntabwo ibyo bintu wakabikoze. Umukobwa arangije aramubaza ati iyi nzoga irahenze? Manager akomeza kumubwira ati uriya mugore mureke, abiziranyeho n'umugabo we barabyikemurira. Umuseriveri ati iyo baba babiziranyeho bari bubyikemurire ntabwo uriya mugore aba yagize ubwoba ngo ansabe n'ubufasha. Manager akomeza kumwumvisha uburyo ibyo ngibyo agomba kubireka, iyo ngiyo ari imikino y'abana, agomba kubyihorera akamenya ibye. Umukobwa aramubaza ati ariko urabizi buriya nanjye ndabyumva, nshobora kuba nivanze mu bitandeba, atari ko se ubundi uwafata rino cupa ry'iyi nzoga wambwiye ko rihenze tukarishyira uriya mugabo mu rwego rwo kumusaba imbabazi kugira ngo na resitora yacu itajya mu bibazo, wenda tukamusaba imbabazi bitewe n'uburyo twitwaye. Manager arambwira ati ahubwo ibyo ngibyo byaba ari byo, rimushyire. Wa mukobwa arasohoka, amajije gusohoka wa mugabo nawe niko akomeje kujya mu madirishya y'imodoka abwira umugore we ngo nasohokemo cyangwa mumenereho n'ibirahure by'imodoka. Gusa umugore nawe yanze kurikingura. Ako kanya wa museriveri arahagera yitwaje rya cupa ry'inzoga, abwira wa mugabo ati twari tuje kukusaba imbabazi kubera ukuntu twakwitwayeho, utubabarire, iri cupa turariguhaye mu rwego rwo kugira ngo tugusabe imbabazi pe, tubivanye ku mutima. Umugabo icupa araryanga, aramubwira ati ese hari ubundi buryo nagufasha? Ati nta kibazo, reka mugusohoreremo. Atangira kubwira wa mugore nabi ati nsohokera mu modoka none aha ngaha. Umugore nk'utari ufite ikindi kintu yakora asohoka mu modoka kuko nyirayo yari abimutegetse, nta kundi kuntu yari kubigenza. Akimara gusohoka mu modoka wa mugabo aramukurura aramwiyegereza, ahereza wa museriveri urufunguzo rwe, aramubwira ati ndakwizeye kandi nari nanakwizeye. Arangije wa mugabo ati tugende mu rugo kandi ntuzongeye gukina imikino nk'iyi ngiyi. Arangije wa museriveri ati nyakubahwa, ese utekereza ko ibi bintu ukora wabihanirwa n'amategeko? Wa mugabo ati nta tegeko na rimwe rindeba kuko njyewe ndi hejuru y'amategeko, njye ndi umuhungu wa meya, ibyo byose uvuga nta na kimwe kindeba, niyo wahamagara polisi ntacyo yakora. Ubwo rero ibyo ngibyo uvuga nakubwiye ko nta tegeko rindeba njyewe. Wa mukobwa yumva umujinya uramwishe, arangije ati uko niko ubitekereza kubera ko uri umwana wa meya, kubera ko ntahamagara polisi, nta kintu na kimwe ubu ngubu twakora none aha ngaha. Ako kanya hahita haza abanyamakuru
bafite amamikoro n'amakamera barabimutunga. Ati umuhungu wa meya uhohotera umugore we. Barangije batangira kumubaza ibibazo nawe atangira kwirengagiza. Ati icy'ingenzi, ati hoya nta cy'ingenzi ubu ngubu. Uri umuhungu wa meya, niyo mpamvu ugomba guhohotera abantu uko wiboneye. Uyu munsi ibyawe birarangira. Ibyawe birarangirira ahangaha. Ugiye gusubiza buri kibazo cyose bari bukubaze. Ako kanya wa manager nawe araza, nawe bamutunga mikoro n'amakamera. Wa museriveri ati uyu nawe yarabirimo. Bari bafatanyije. Birangije wa mugore areba wa museriveri aramusekera. Bose barishima kuko yarageze ku cyo yari agamije. Yaramaje gufasha mugenzi we. Byari bishimishije kandi bose barashimirana barishima.